Hari ku isaa moya n'iminota 20 z'igitondo nibwo ikipe ya Irebe TV twahagurutse Kigali Hate mu mujyi wa Kigali twerekeza i Butare ku gicumbi cy'umuco n'amateka iwabo w'Inyambo n'Abeza. N'urugendo rw'amasaha 3 n'iminota 10 rutari rworoshye ariko rufite umutima ushaka. Ninde watumye ikipe ya Irebe TV imanuka imisozi igaterera indi? N'abasore babiri b'abahanga, ni intore zidasobanya, ni intarushwa mu guhamiriza. Dandiri na Muvunyi. Ndirwihanika nanganyika y'igitugu yatabaye nyurwa nyurugamba aramugororera. Ndirwihanika y'bikwirwa mpabukana ni yarukinga barurashe rubareba n'abakinyoni. Ndi umuzigabo zigaba ntizishire. Amazina nahawe n'ababyeyi nitwa Rugamba Muvunyi Chris. Ndirwigereza intware dusaritse abesha rwa mutagisha ndobukombe bashimira imyato. Amazina yanjye ni Munyaneza Landry. Mu kiganiro cy'iminota itari myinshi turataramana n'izi ntore maze bitinde. Yes, nongeye kubasuhuza ni Orphe Bayo nk'ibisanzwe ni Irebe TV ukahita ukora subscribe ukahita umanuka hasi gatoya ukahita utuba igitekerezo cyane. Right, so turi muri the replay yacu uyu munsi. Muri the replay yacu muri kumwe n'abajene ni intore cyane ikaze abahungu. Murakoze cyane ni meza. Kuri ni meza cyane. Turaho turakomeye. Cyane. Cyane bitaraho. Turamuka mu kanya cyane. Duhera umwuka kwa kundi tugwa mu kwa kundi. Murikaze wa? Murakoze. Karibu turisanga. Twageze mu Irebe twahabonye ni heza. Na amahoro. Turaho. Abantu babonye mu ndimwe bimeze bite? Oya ntago tuva indimwe ariko turabavandimwe mu bundi buryo turabavandimwe mu bundi buryo ariko mu maraso ntago tuva indimwe. Yes, abantu benshi bakunze kubabona muhamiriza cyane. Tukaturihuta turebe mwabitagiye gute abantu ki byageze bite kugira ngo uyu munsi tubone. Ubutore ni ikintu tudatangiye vuba kuko twatangiye kwitoza guhamiriza kubyina mu 2008 urumva ntabwo hashize imyaka mike ariko kugeza ubu ngubu byagiye bikura biva ku rwego rumwe bijya ku rundi kuko twahereye hari mu kigo cy'amashuri aho twigaga mu karere ka Gisagara Isave mu kigo bita Collège Immaculée Conception niho twahereye duhamiriza tubyina tukajya mu marushanwa tugakora ibitaramo nuko urebye mu by'ukuri byatangiye n'icyo gihe. Nawe n'icyo gihe? Yego. Nanjye urugendo rwo kubyina nabitangiye muri 2010 ariko byari bitaraza ni nko kwishakashaka ariko mu 2012 navuga yuko ari bw'inzira yanjye yo kwiga kubyina yatangiye nibwo natangiye kubyina bifashijwemo n'uyu mugabo mureba niwe watangiye ari umutoza wanjye mbese niwe wanzanye muri gakondo muri rusange kugeza na magenga yangaya murabibona ntidutana turabavandimwe koko. Niwe mutoza wawe Bon, twari dusanzwe tuziranye kuko nubundi tuva mu gace kamwe ariko ngira ngo kubyina byatumye duhura none turuzuzanya mu bundi buryo. Ngira ngo kubyina navuga ko ariyo si itugize iduhuje nge nawe ariko byimaze none twaba turi n'abavandimwe mu rundi rwego ariko navuga yuko kubyina ngewe kuba mbyina nk'intore mbikesha Munyaneza Landry. Ndabona ko ari wowe coach rero.
si we wenyine buriya dufite n'abandi benshi dutoza mu itorero inyamibwa RG nkaba ndibereye umutoza urumva mfite n'izindi ntore nyinshi ntoza ni ibintu nagize imana nkabigiramo impano byagutse kuko buriya kubyina ni kimwe gutoza nabyo ni ikindi gutoza nabyo twabitangiye nyuma ho gatoya nko mu 2015 ariko kugeza amagingo aya hari intore nyinshi tugenda tuba turi kumwe twitozanya umuvunyi we twitozanyije by'akarusho muri iki gihe cy'icyorezo kuko aho tuba turabana ni byose urumva kwitoza byaroroshye tubibonera umwanya uhagije turitoza cyane mwari mufite itorero umwarimu warabaye waramwigishije muri ibi bya covid rero murehuje igitekerezo cyaje gutegura ngo mutangire bakore turi babiri urebye neza ntago gukora turi babiri ari uko twateguye ko tugomba gukora turi babiri kuko dukorana n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye kandi n'itorero tubarizwamo n'iryo dukoreramo turacyakorana naryo nubwo bize neza ko muri ibi bihe guhura nabo tugategura tukabona akazi kaho tuza kujya kubyina ntabwo ari ibintu bitworoheye ariko nk'umuvandimwe iyo turi kumwe dushobora gutegura twakwizihirwa turi aho turi umuntu agafata agakamera tukikorera nk'indirimbo runaka ngira ngo na benshi bagiye babona utuvideo tugenda dukorana ntabwo ari gahunda yo kuvuga ko twagombaga kuba twakora turi babiri cyangwa se gute ariko twebwe twarabikoze abantu barabikunda dukomeza gutaramana nabo muri ubwo buryo ariko sina gahunda yo guhagarara igomba gukomeza ikaguka ikavamo n'ibindi bintu byinshi bikomeye bitandukanye ahubwo rero ubwo bisa nkaho mwateguye mwabitangiye nyine mwikinira mu by'urwenya batsika gufata akanya tukajya tuzamo tukagira mubone ibintu bibaye byiza navuga ko burya nta kitagira impamvu twabitangiye dufite impamvu ariko ntabwo twari tuzi ko byafata indi ntera ntabwo twari tuzi ko public cyangwa se abatureba babyishimira kugeza kuri no rwego kuko nk'akavideo ka mbere twakoze feedback cyangwa se ibyavuyemo navuga yuko byabaye amahire kuri twebwe bituma noneho dutekereza ku yindi ntambwe tubona yuko tudakwiye kubatenguha impamvu muri kiriya gihe muri kino gihe twari tumazemo iminsi n'icyorezo cya covid ngira ngo kubakurikirana imbyino gakondo cyangwa se kubita cyane kuri danse traditionnelle byasaga nk'aho ari ikindi gihe kije kigisa nk'aho kigiye gutuma urwo rugamba rwo kubyina cyangwa se gukundisha abantu imbyino gakondo rusa nk'aho ruzimiye twebwe rero mu kubibutsa byasaga ari nko kubibutsa nk'aho tugihari nk'aho tugikora kandi ko tugifite za mbaraga twashakaga kubanza tubegere tubereke ko tugihari kuko dukora bigenda uko nguko ahubwo rero usibye ko no kuguhamiriza naririmba cyangwa ndahamiriza n'agace gato ko kuririmba ariko navuga yuko nita cyane kuguhamiriza cyane ahubwo rero yampaye ntowe inkuru y'abahungu weye hepfo yabaye rugaragara mu mahina ye irudakangwa n'imihisi weye ng'imihigira mugonga ye ngo po reka twikomereze ari indirimbo imwe ushaka kuba tunaganiraho ibyo byose hari n'izindi reka turebe indirimbo ejo bundi muretse gukora ya The Ben Kola yego
mwatekereje gute muhuza gute ni gute mufata mukabishyira mu ndirimbo nk'iya wenda itari ya gakondo coach? none iyo umuntu afite impano ashobora ubundi mu mpano cyane cyane ibi byo kubyina cyangwa se no kuririmba nta limiti ibaho. Rero gufata amapa ya gakondo tukayashyira mu ndirimbo, mu mudiho w'indirimbo itari ya gakondo, byari ibintu bishoboka kandi n'izindi ntore nazo zirabizi ko bishoboka, ariko kuvuga kubifata tukabikora ni ku mbuga nkoranyambaga hariho gahunda nyinshi. Twararebye tubona hariho ririya rushanwa ryateguwe n'umuhanzi The Ben namwe n'abandi bafatanyije ibikorwa Tekno. Indirimbo turayumvira turyohera, turavuga tuti reka tuyikubaganye twumve uko bimeze mu mudiho wa gakondo, cyane cyane yuko iyo turebye n'ahandi n'ibindi bihugu za Nigeria zahe hari byinshi, hari imbyino zaho zagiye ziza zirimikwa hano. Natwe rero turavuga tuti reka dukore kuriya turebe uko bimeze, abantu nibabikunda n'ubundi izo za shakushaku tuba twarazimitse tukazibyina mu ndirimbo z'iwacu, ariko natwe ngira ngo tubikoze bikagera nko ku rwego mukabona nka Chris Brown yaciye nk'umugara, ngira ngo nta muntu bitashimisha, nta muntu bitashimisha. Ariko uburyo twafashe gahunda yo kubikora nta kindi nuko twabonye iriya challenge ihari, tubifatira umwanya, ntabwo byadutwaye igihe kinini, dutegura kariya ka video turagakora, ngira ngo kagize impact mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Si urubuga rwa Instagram rwa DBN muriho, kuri mwebwe bisobanuye iki? Mwabigeze muhura, mama aravuganye nawe bimeze bite? Oya, ntabwo The Ben ntabwo twigeze tuvugana, gusa ni umuhanzi mukuru, ni umuhanzi ukomeye muri iki gihugu, ngira ngo indirimbo ze zagiye zifata imitima ya benshi. Natwe rero mu bafanaga ibikorwa bye nk'umu artiste, waba umu artiste w'indirimbo, twe turi abartiste b'imbyino. Ngira ngo ni ikintu gikomeye cyane kuba twarabashije kujya muri iryo rushanwa yateguye, kandi ukabona yuko aho byanga bikunda uko hari ama reaction agiye atandukanye, ubona ko yabifashe neza. Coach, iyo murebye competition murimo n'amafaranga bashizeho, tayari kwegukana iki gihembo? Bon, kuba tayari byo ni ikindi. Buriya ikintu cyiza cy'impano, ukora ikintu cyo kigakora kandi kazi gasigaye. So kuba tayari, twabaye tayari cyagiye ubwo twateguraga kubikora, ariko ubundi ibindi bisigaye ntabwo biba byerekeye, ntabwo biba bifashe kuri twebwe, ntabwo biba bihuye natwe cyane. Twebwe tuba turaho ku ruhande dutekereza n'ibindi bintu bitandukanye, ducrea n'andi madanse agiye atandukanye, ngira ngo naho ngaho tuba duherereye. Ariko intsinzi yo nta muntu utayikunda, ngira ngo bitugezeho twabyishimira. aho utabyishimira ababyumva ko tuba tubizeranyeho cyane. Alright, so ndibaza ko n'abantu dukurikiye, reka mukanya ariko twaciye akadio gato na Kola nyuma tujya mu kindi kika cyiza cyane. Bad boy to another level. Shona neza nkwereke ibitendo, igipepeko kirimo amapendo, tubikore none ibindi ni kesho. Bekomsa yabikunda kubikora kose n'injyana, freaky zana kagasego, nishile mpaka tongo. Baby got tuzo ndagutembesha, uri kumwe na Tiger. Baby tuzo ndagutembesha, uri kumwe na Tiger. Oh my baby Kola, 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 Kola my body. Oh my baby Kola, 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 Kola my body. Oh my nene.
nanjye vuba nga ndagushaka rero ukuntu ahubwo rero twakamuka cyane yego Kola the Ben nta n'ubutumwa yari yabuhereza kweri yavati abahungu dore ibintu waciye ibintu cyane oya ntabwo arabikora ariko ngira ngo simbize wenda ni ku mpamvu zitandukanye irushanwa ryo riracyarimo ariko ayo mahirwe wenda n'uwo mwanya ntekereza nawo igihe runaka nawe uzaboneka yego mvunye karame nicyo wabwira nka The Ben nk'ubuki cyangwa n'icyo bamwisabira biragoye muri kano kanya biragoye ariko buriya The Ben ni umu artiste uri professionnel kandi uzi ibyo akora kugira ngo tugiye mu bwa artiste nka The Ben icyo namwisabira ni uko yateza imbere igihugu cye kurushaho aho ageze ni heza turamushima cyane kandi ni byiza pe ariko ku giti cyane namwisabira ko noneho yateza imbere igihugu cye ariko natwe muri gakondo akagira uko atwiyerekamo atwiyishuramo akatubwira ati ni wa muhungu wanyu yego urakoze cyane kangaruke kuri Landry coach ndajye ndi gukoresha n'ubundi abantu bisaryo sawa ryose cyane mufite izihe projet nyuma ya Kola ari n'ibindi imbere masha kugeza ibi gakondo ku rwego biciye mu ndirimbo muri kuzivanga muri ubu gukora aya madanse byo ntabwo bihagarara turacyagerageza guhimba andi madanse menshi indirimbo z'abartiste nyinshi ubwo abartiste bazasohora indirimbo natwe tuzazibakorera ngira ngo gahunda yo ni ugukora aya madanse menshi cyane twayakora ubwo uko gahunda izagenda yevoliwa uko abantu bazagenda babikunda twebwe nta limite dufite ntabwo dufite limite yo gukora amadanse yo gukora amadanse y'indirimbo za gakondo gusa oya n'izindi z'abandi bahanzi kuko danse zo turashaka kuzikuza ubwo nizikorana n'izindi njyana ya gakondo nayo yo mu kuririmba bikaba bya fashion ya gakondo bikaba byakurana ni byiza ariko natwe dufite gahunda yo gukuza yo kumurika izi danse zacu duhuriyeho n'izindi ntore nyinshi cyane mu ndirimbo nyinshi z'abanyarwanda z'abagande byadushimisha tubonye bimenyekanye ugasanga no muri Nigeria babyina gashaku bagashyiramo kashakusha bagahita ashyiramo n'umugara umwe kayivibinga urumva nayo kuvibinga indirimbo yo muri Nigeria mu mapa umudiho wa gakondo nyarwanda nabyo ntako byaba bisa ntako bisa yego umugira mwakira gute feedback wenda y'abakuru abantu cyangwa intore n'abandi bati si ibintu ni byiza bituma mugira na courage ko makomeza gukora ibintu yego feedback zo turazibona z'abantu benshi batandukanye benshi abo mu gihugu nabo hanze y'igihugu nabo bagenda baduha feedback bakavuga ibintu mukora ni byiza mu byagure gutyo ariko natwe tugende intambwe ku yindi tugende intambwe ku yindi kuko hari urwego rwo gukora amadanse ariko hari n'ibindi bitekerezo byinshi ntago twakwirimita gukora uko dukora hari uburyo tuzagenda tubyaguramo kandi numva bizaba byiza nta kibazo nta kabuza yes coach hari umuntu wagiye kwinspira mu guhamiriza yego abantu ni umutoza wanjye nanjye umutoza wanjye witwa Nshimiyimana Alphonse niwe wantangije kubyina kugeza n'iyi saha aranyica cyane urakoze cyane muvugiye nabuze mbona wanadutse ariko waririmbye gatoya mu kanya ibi ngibi ntabwo wabifatanya no kubyina cyangwa ubanza gusoma kubyina cyane kandi numva n'ijwi ririmo birashoboka cyane buriya hari ukuntu umuntu yiyevariwa cyangwa se akitekerezaho akiyiga akabanza kureba kimwe yabanza akazamura ku buryo cyafasha ikindi kugira ngo nacyo kizamuke birashoboka cyane ko nabyo twabikora yes ngiye kuguha akantu gato cyane ugiye kudukorera yego sinzi ariko nacyo reka dufate Kola
mu ijwi ryawe gerageza imanuke muri gakondo tumve ko uza kuyihuta ahubwo bahira kuri mu nciki ni ikizami gikomeye wenda mfite impungenge ko amagambo ayigize ntarayafata neza ntacyo kujyamo ntacyo bitwaye biragoye bad boy to another level biragoye bad boy to another level ni ikizami gikomeye iyi ndishobora kuba waririmba ariko ukayikubita muri gakondo ari indirimbo ya Sekida ndayibuze ahubwo ni nyinshi ari igihe umuntu ndayibuze buriya nuko mu ntungu ariko buriya ndayibuze neza ntacyo ikanguha iminota mikeya mu kanya uraza kugaruka turaza kwiduha nta kibazo alright reka ahita mbigeza mu inkurumamo nk'uko musanzwe mubizi ko muri Daily Play tuba tubafitiye true story yacu reka mbere ko uri Muvunyi aratubwira kimwe cyamunejeje mu buzima bwe atajya yibagirwa icyamukoze ku mutima hanyuma coach baratubwira ikintu cyaba cyarabaye cyamubabaje atajya apfa kwibagirwa Muvunyi ikintu cya mbere cyanshimishije mu buzima cya mbere nuko nicaranye n'ababyeyi kuri ino tara ndibanda cyane kuri tara dufite yo kubyina tugitangira kubyina mu buzima twaciyemo ntabwo ariko twari dushyigikiwe cyane hari ababifataga ukundi ariko by'umwihariko nk'ababyeyi n'impanuro z'ababyeyi nuko umubyeyi aba yifuza imbere he h'umwana he ntabwo babibonaga mu buryo bwiza ikintu cya mbere cyanshimishije ni ukwicarana n'ababyeyi bombi mugahuza umutima mukaganira bakakumva nawe ukabumva ukaba umwana ugateta imbere yabo ariko muri mu gitekerezo kimwe bakansapotinga nicyo kintu cya mbere cyanshimishije kugeza ubu icyo gihe utangira kubyina cyangwa gukora amavideo n'icyabyeyi bo babifatagamo mu buhe buryo uyu munsi uri gushima igihe tumva ati ndabashima ntangira kubyina muri bino bihe bya covid ntabwo bari babizi ariko uko utuvideo twagiye twiyongera kugeza nko ku kavideo ka 4 nafashe initiative ndazibohereza bose babyakira neza ni nabwo banyicaje bo nibo banyaprocinze baranyegera banyereka monde banyereka barambwira bati ibi ni byiza bizakugeza aha kandi courage urakoze cyane coach yego kimwe cyakubabaje mu buzima utajya yibagirwa ati iki kintu cyama wenda n'isomo runaka inkuru z'akababaro ntabwo ari nyinshi ntabwo nta kintu navuga mu buzima habaho kwishima no kubabara ariko iyo ndi kugishaka mu mutwe simite nkibona icyambabaje kuruta ibindi ubwo nuko birahari bimbabaza ariko ntabwo mba iyo ntagikurura ni ukuvuga ku rwego ntekereza yuko ubimbajijeho numva nta nkuru y'akababaro nakubwira yambabaje cyane ku buryo umutima nturameneka urakoze cyane reka turakomeza n'ubuhe butumwa mushobora guha n'abandi urubyiruko ku muco gakondo kubakundisha umuco gakondo n'imbyino gakondo icyo nababwira urubyiruko ni uko bakwitinyuka mu mpano muri tara ziri mu rubyiruko hano mu Rwanda harimo impano nyinshi cyane zigiye zitandukanye ariko haracyarimo kwitinya n'inkora iki ngiki barabona gute n'inkora iki ngiki barabona gute nuko ikintu cyose kigira intambwe ya mbere iyo ntambwe ya mbere rero iyo utarayitera ntabwo ushobora kumenya ngo iyo uteye intambwe ukegera hano ubona ikintu warenza iya kabiri ukabona ikindi kintu utabonye mbere ni ukuvuga ngo abantu bafite impano cyane by'umwihariko kubyina no kuririmba gakondo muri rusange ni uko bagerageza kutitinya bagakora hanyuma ibyo bakora uko bizajya biba ari byiza bizajya bibageza ku rwego babitekerezaho bijyanye n'uko babiteguye nicyo kintu maze kubona nanjye ko uko utegura ibyiza ikintu cyose n'agaciro kacyo abantu bose bakunda ibintu byiza iyo ufite ibintu byiza nta mpamvu yo kwitinya iyo ufite impano kuko impano uba ufite ni ikintu undi muntu wenda batashobora gukora iyo ubasha kugikora rero wowe Imana yaraguhaye impano ukabasha no kumenya ko uyifite urayikoresha ukagerageza ibintu byose
hanyuma bikagera aho bikuvana bikagera n'aho bikugeza. Numva ari ubwo butumwa nabaha. Urakoze cyane. Muvunyi n'amafaranga angahe bashobora kuguhereza ukahita ureka kubyina guhamiriza sha? Amafaranga yo bashobora kumpa nkahita ndeka guhamiriza nkahita mbiheba burundu angana na ntayo. Nicyo gisubizo natanga. Angana na ntayo mu by'ukuri. Ikintu igihembo nshobora guhabwa cyatuma ndeka kubyina nuko nava muri uyu mubiri nkigira mu ijuru. Nabwo sinzi ko ntahamiriza. Nta kintu cyatuma ndeka kubyina. Urakoze cyane coach. Niba abantu baba warahamirije hakunejeje cyangwa igitaramo runaka cyangwa se ibirori byabaye runaka hari yabaye iki? Ni henshi cyane kuko ubu imyaka 10 n'ingaye intore zirabizi. Ubu ufite palmarès iruta n'umufutubarere ko akina umupira match yaba yarakinnye. Ndumva ari henshi cyane ariko hari igitaramo twakoreye mu Faransa n'itorero Nyamibwa mu mujyi witwa Castres. Icyo gihe twebwe na ba nyiri festival n'iryo serukiramuco twari twagiyemo hari ibintu bimwe na bimwe tutari twumvikanyeho bimera nkaho tutabanye neza mu minsi ya mbere itegura iserukiramuco, ariko hari performance twigeze gukora tubyina imbere abantu 7,000 by'Abafaransa. Ni ibintu hariya byitabirwa cyane amafestival, maze dusoje twabyinnye isaha barahaguruka bakoma amashyi nk'iminota 3. Numvaga urwo rwego kera umuntu agitangira kubyina bidashoboka. Byaranshimishije cyane kuko n'ubwa mbere abantu bari bishimiye ofete. Urebye mu by'ukuri n'umuco nyarwanda ushobora abantu intore zijya mu mafestival zirabizi, ushobora no kuba wishimirwa cyane no kurenza uko hano batwishimira nk'iyo turi kubyina. Ibyo bintu rero byo byankozeho emotionnellement ku buryo n'ubu ntago iyo image ijya mu mutwe. Yego. Urakoze cyane Muvunyi. Dore ko umusitari ubu ngubu nta inbox y'abana barimo kukwandikira bakubwira umuhungu bimeze gute? Bon, nta abantu bari navuga yuko tugendeye muri iyo sanse nkurikije nka feedback ziva kuri social media, urugero nka Instagram, ndababona pe. Yego. Ndababona bakwaproachinga kubwa ko ari byiza, bakuvuga ko bakwishimiye se. Urubuga ruba rufunguye ugerageza nyine. Okay. Mufite official channel cyangwa se mufite nuza Instagram yanyu uburyo umuntu ashobora kuba yababona bitaroje? Kugeza ubu ntayo. Kugeza ubu ngubu ntayo, ariko ikiba kiri iwanjye ushobora kukigeraho unyuze kuri landry, cyangwa se kiri iwanjye ushaka kukigeraho ikiriwe ushaka kugera ku cyanjye birashoboka cyane. Ariko n'ibyo ngibyo turacyari kubitekerezaho kugira ngo nk'uko mubibona turacyari mu nzira igenda kandi ndende. Birashoboka cyane, ntago ari kera rwose, ni vuba. Yes, urakoze cyane. Reka tugaruka gatoya mu ndirimbo imwanyuma dute dusezerera abantu tujye twiyambukira. Rumuri rwitabaza rutatsa amabara yose, ruhanga rwererana ngwino turamire, ngwino ngwino mana nkunda, ngwino ngwino mana nziza, ngwino ngwino gitare cy'amahanga, ngwino mwamuganje ijabiro. Alright, barakoze cyane. Ni Landry na Muvunyi, intore cyane mu buryo imigara abahungu barimo kwicamo bikomeye cyane. Turimo kugara ku musozo. Muvunyi n'iki biti inzozi nini ku buzima bwawe? Icyo nita inzozi nini? Big dream kuri wowe niki? Big dream kuri njyewe nayivuga nk'igihe nzagera nifashije mu buryo financially cyangwa se mu bundi buryo bwose, mfite umuryango. Icyo gihe nicyo nakita inzozi kuri njyewe. Nizo nzozi mfite za mbere ubu. Barakoze cyane coach.
nanjye ngewe inzozi zanjye ni uko uzatungwa n'icyo nkunda. Habaho ibintu byinshi ariko nasanze nta byishimo byarutira umuntu mukuru gukora ikintu akunda kikamugirira akamaro. Nkunda rero ubwa artiste nibigenda neza ku buryo bwamfasha muri gahunda zanjye kandi bikagera kure, nizo nzozi mfite buri munsi iyo ndi kugerageza gucreate cyangwa se gutekereza mu nguni y'ubuhanzi, nicyo kintu mba nifuza. Yego, barakoze cyane. Ni Muvunyi na Landry, abahungu b'intore bitarabaho. Ni Orphe Bayo, ni Irebe TV. Ukahita ukora subscribe, ukahita utanga igitekerezo cyawe, ukahita usimbukira kuri Twitter ni Irebe TV, kuri IG Irebe TV. Yes, ugakomeza ukadusharinga ibitekerezo byawe. Turagushimira mu mahanga, namwe dukunda iyo mutureba. Ndabashimiye. See you. Peace.